Ndabashuhuje mwese bavandimwe inshuti zacu bene data, mbifurije igitondo cyiza. Nkaba nitwa Witonze Ildefonsi, tukaba tugiye gufatanyiriza hamwe kwigana icyigisho cy'iki cyumweru mu ishuri ryo ku isabato. Tukaba tuzabana muri iki cyumweru cyose. Uyu munsi rero tukaba tugiye guhera ku ngingo ya mbere, abasengera mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bavugurura. Reka duhe Imana icyubahiro dupfukamye dusenge. Data wera udukunda uri mu ijoro, tugushimiye uburyo ukomeje kubana natwe, waraturinze muri iyi minsi ishize, none tugeze muri iki gitondo turi bazima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye gufatanya kwiga ijambo ryawe, turagusaba kugira ngo ubashe kubana natwe, kandi na bene data bazabasha kurikurikirana, twese dufashirizwe hamwe, ibashe kutwubakira ubugingo, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Icyigisho tugiye kwiga ni icyigisho cya 12 kivuga ngo kurangamira iby'ijoro. Isomo ryo kuzirikanwa riboneka muri Yakobo ibice 5 umurongo w'8, hatubwira hati: mubari ko namwe mwihangana, mwikomeza imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Umwuka w'abahanuzi akatubwira ngo ukeneye guhora wambitswe gukiranuka kwa Kristo. Ukeneye kuzirikana ko uri umwana w'Imana, kandi ko ugomba kugira umwuka w'impuhwe, kugwa neza no kwihangana. Itegereze wisuzuma ko ubwikanyize no kurarikira bitari mu mutima wawe. Aya ni amagambo y'umwuka w'abahanuzi ajyanye n'iri somo yerekana kurangamira iby'ijoro. Aha birasaba ko uko turi kugenda twegereye iherezo ry'ibihe, uko turimo twitegura kuza kwa Yesu, bisaba kwisuzuma, umuntu akigenzura, noneho akareba ko imico ye ihuje n'uko ijambo ry'Imana rivuga. Reka dukomereze ko n'ingingo yo kuwa mbere ivuga ngo igihe cyo kongera kwisuzuma. Niba hano hatubwiye igihe cyo kongera kwisuzuma, bivuge ngo n'ubundi mbere hari igihe umuntu yisuzuma akamenya ko ari umunyabyaha, akihana, ariko ntabwo biba birahagije. Biba bisaba ko nanone uzongera ukajya wisuzuma, ukigenzura, ukareba ko umwanzuro wafashe wo kugendera mu ijambo ry'Imana uhagazemo neza. Hano hari ikibazo kiri kubaza ngo ni iki kigiye kuba bidatinze ku bintu bifite agaciro kenshi kandi bikunze kwifuzwa kenshi uhereye kera cyane, kandi se ibyo byagombye kutwibutsa iki? Reka dusome muri Yesaya 31 umurongo wa 6 n'uwa 7. Yesaya 31 umurongo wa 6 n'uwa 7 haragira hati: Mwabisirayeli mwe, nimuhindukirire uwo mwagomeye bishayishije, maze uwo munsi umuntu wese azajugunya rwose ibishushanyo bye by'ifeza n'iby'izahabu byakozwe n'intoke zanyu, bikababera icyaha. Aya magambo ari kumvikana neza ku bintu bizabaho mu minsi iri imbere. Reka twumve umwuka w'abahanuzi. Ugukunda amafaranga kurangwamo ukwikanyiza, iyo bikoreshejwe nabi nibyo muzi w'ibibi byose. Nitubona ko ubutunzi ari ubw'Uwiteka, buzatubera umugisha, bukaba bugomba kwakiranwa ishimwe, kandi iryo shimwe rigomba guhabwa uwabutanze. Dukomeze hepfo. None se byamarira iki umuntu kugira ubutunzi butabarika, niba abuhunitse mu mazu y'akataraboneka, cyangwa abubitse muri banki gusa? Mbese ubishyize ku munzani byagira uburemere ki ubigereranyije n'agakiza k'ubugingo bw'abantu Kristo umwana w'Imana ihoraho yapfiriye? Ibihamya by'itorero, umuzingo wa 6, paje 453. Dukomeze hepfo.
abahitamo gutanga inzitwazo ko kandi bagakomeza imibereho y'icyaha no kwishushanya n'ab'isi bazarekerwa mu bigirwamana byabo. Igihe Kristo azaba aje mu bwiza bwe no mu bwiza bwa Se, ashagawe n'abamarayika bo mu ijoro bamuherekeje mu majwi yo kunesha, ubwo amajwi n'indirimbo bihebuje izindi zose azumvikana mu matwi. Icyo gihe benshi bazumva babishishikariye, ntihazabaho n'umwe mu babyitegereza usa naho atabyitayeho. Nta bucuruzi buzaba buhugije abantu. Ibirundo by'izahabu n'iby'ubutunzi bwabo amaso ye yajyaga areba akabyishimira cyane, noneho ntibizaba bigikurura amaso ye. Ingoro za cyami abibone bo mu isi bubatse zikaba zarababereye ibigirwamana, bazazitera umugongo bazanze kandi zibateye iseseme. Dukurikije uko twumvisha amagambo y'umwuka w'abahanuzi, aratwereka neza ko amafaranga cyangwa se ubutunzi kubugira biba ari byiza, ariko iyo utekereje ukamenya ko ari Imana yabuguhaye, kandi ukamenya ko Imana yabuguhereye kugira ngo nawe ugire icyo uyikorera, kuko iby'isi ni iby'Uwiteka, natwe turi ab'Uwiteka. Ibiduhera rero kugira ngo tuyikoreshereze umurimo wayo, kandi tuyishimire ko ariyo yabiduhaye. Akenshi rero igihe umuntu amara kuronka ibintu, yamara kubigira akumva ko ari ibye, akumva ko ntaho yaho, akumva ko ntacyo yakora, kandi yakagombye kuzirikana ko ari Imana yabimuhaye, yamuhaye n'ubuzima. Niyo mpamvu bisaba kugira ngo dusabe Imana tubashe kuba maso kandi tugendere mu ijambo ryayo. Ingingo y'uyu munsi rero akaba yatubwiraga igihe cyo kongera kwisuzuma. Biradusaba kugira ngo urebe mu byo wunguka, mu byo ufite, uko ubikoresha, uko utekereza Imana yabiguhaye, n'uruhare ugira kugira ngo umurimo w'Imana ubashe gutera imbere, maze utebutse kuza k'Umwami Yesu, maze ube witeguye mu buryo bukwiriye. Ubundi Imana idufashe mu izina rya Yesu.